twagiye kuri ya magambo yacu y'ubwenge. Dore ibintu umunyabwenge atajya aganira ni ibintu bine. Umunyabwenge nyawe cyangwa se iyo uri umunyabwenge, ibi bintu ntabwo ujya ubiganira n'umuntu wari wese. Reka tubirebe, ngiye kukubwira amagambo menshi y'ubwenge muri video yanjye, ariko nibi byose bivuze ko wabisangamo. Icyo ngusaba ni kimwe, kora subscribe na like kugira ngo ibintu byose ubashe kubibona, bibashe kuba byagufasha. Twagiye, reka turebe amagambo yacu y'ubwenge. Nanjye uri and future. Buriya iyo umusaza apfuye biba bivuze ngo ni nkaho ari bibliothèque cyangwa se library ibihiye, inzu y'ibitabo bihiye pe. Ibi nibyo nakubwira. Buri munsi uzajya ubona umusaza apfuye, uzajya umenya ko rwose ni nk'inzu y'ibitabo ihiye. Byinshi abagenda. Teka mu buzima nushaka kugenda cyane ngo ugere wihute, uzagende wenyine. Ariko niba ushaka kugira ngo ugere kuri uzajyane n'abantu. Teka mama w'umuntu aba ari zahabu, ariko papa w'umuntu aba ari miruwari. Teka inshuti nziza izakurutira abantu mufite icyo mupfana ariko babikora wowe. Ubundi ni gute nabasha guhomba muri iyi si mu gihe ntacyo nazanye? Mujye mumenya ubwenge. Niba mu buzima bwawe ufite jaride ariko ukaba ufite n'inzu y'ibitabo, ufite buri kimwe burya cyose ukeneye. Teka umugabo uzi byinshi kuruta abandi, uwo mugabo niwe uhinduka umuntu buri wenyine. Buri uzi ibintu byinshi kuruta abandi ukunda kwisanga uri wenyine. Zambwire ntago nzibagirwa, uzanyereke ariko nshoboye kutazibuka, ariko ibinyerekeho cyangwa se nzabasha kubisobanukirwa. Amutse unyeretse nshobe kutabyibuka, ariko umunsi uzabinkiramo nzabisobanukirwa. Amagambo ameze burya nk'amacumu. Hari igihe muri make abasha kuba yasiga iminwa yawe. Buriya nagira nkubwira ngo amagambo ameze nk'amacumu. Umunsi amayo macumu rero asohotse mu kanwa kawe ntabwo azigera agaruka. Buriya umupapa uri kumwe n'abantu bose aruta n'umunyabwenge uri wenyine. Abantu iteka mu buzima batinya ukuri, kubera ko ukuri kubasha gukuraho ibinyoma bari bizingiteho bakunda. Iyo umuntu ucecetse ufite imigambi, ufite umupango, waruta wa muntu ufite urusaku rwinshi ariko nta mupanga afite. Uzigere wemera urusaku rw'ibitekerezo by'abandi bicecekesha, bikaruhamisha ijwi ryawe n'indani muri wowe mu mutima. Rega mu mukino w'ubuzima ndagira nkubwire ko urupfu iteka ni rwo ruhora runesha muri uyu mukino w'ubuzima, ariko icyo twe tuba tugomba gukora ni uguhitamo uko tukwiye gukina muri ubu buzima. Niba mu buzima icyo kintu kiri kugutera ubwoba, ni ikimenyetso ko ugomba kugikora. Uzaceceke mu gihe uzabona amagambo yawe icyo ari butware ari ikintu kibi muri yo. Ubuzima iteka dore umuntu utazabasha gutsinda. Ntuzigera ubasha gutsinda wa muntu ujya useka no mu gihe ari mu kababaro. Kandi mu buzima ntuzigere wibagirwa amabanga burya wisezeranije. Umuntu naramuka akubwiye ko utabikora, ibyo bintu uzabikora inshuro ebyiri, ubikuba inshuro ebyiri. Ubuzima ntuzigere wemerera ko uba umupango wa kabiri ku muntu uwo ari we wese. Mugabo uzamuha uburibwe umubabaze, ariko nakubwiye ngo nibyo bizamukomeza. Umunyabwenge iyo umuhaye kubabara, iyo umubabaje uba umuhaye gukomera. Buriya uba ugomba kuba wabura ugahomba zimwe mu ntambara uhangana nazo ugatsindwa kugira ngo wige gutsinda mu ntambara. Buriya hari zimwe mu ntambara utsindwa kugira ngo uzige gutsinda muri izo ntambara. Buriya amahirwe ya mbere arahabwa, ariko aya kabiri arakorerwa, ariko aya gatatu yo ntabaho. Iteka umugabo uri kurira ndetse n'umugore uri guseka, abo bantu ntabwo ari abantu bose bagomba kwizerwa. Niba mu buzima bwawe utabasha kwitegeka ubwawe, ntabwo iteka nawe uzigera wubaha abandi bantu. Niba nawe ubwawe utabasha kwitegeka, igiteka wa muntu uhora yigenga akabasha kwiha ishusho akwiriye, uwo muntu ntabwo aba akeneye kugira ngo akenere uburenganzira cyangwa se ngo abandi bantu bamwemere kugira ngo agire ikindi kintu akora. Buri muntu ubwe abasha kugenga, abasha kwikontorora, akiha imico ikwiriye. Ntabwo akenera rubanda kugira ngo arirwo rumufatire imyanzuro. Teka mu buzima burya ni wowe muntu wigisha uko abantu bagufata, atari mu magambo, ahubwo uburyo wihanganira ibintu bagukorera. Buriya abantu ibyo ntabwo buriya ubigisha uko bagufata, atari ku magambo gusa, ahubwo uko bemerera ku makosa bagukoreye ukabagenda uyatorera. Uko amategeko arushaho kuba menshi, niko ubutabera burushaho kugabanuka hamwe na hamwe mu isi. Undi kwisobanukirwa n'iryo tangiriro ry'ubwenge. Uzigera ugerageza kugira ngo ugaragare nk'umunyabwenge ku bandi, ahubwo wowe uzaba umunyabwenge. Ubundi icyumba kitarimo igitabo kiba kimeze nk'umubiri udafite roho. Bibiliya yarakunaniye ngo itunge ijambo ry'Imana, ni guturibura. Ubundi karite ntabwo ari igikorwa, ahubwo ni umuco. Teka buri mugabo wese niwe engineer, niwe mwubatsi wazaza he. Buri muntu wese, nawe ubwawe na buri mugore wese. Rega buri munsi wose wangije
biba ari ikimenyetso kigaragaza ko uwo munsi utawushakaga. Iyo wangije umunsi nicyo kimenyetso nicyo bivuze. Abantu munkurikirana ugeze hano, utanga igitekerezo cyawe ujye muri commentaire wandike 100%, ijambo rigufashije uryandika muri commentaire uvuga ngo iri jambo rikuyemo isomo rikomeye cyane kandi igiye gutangira kuryubahiriza. Niba ushaka kuzaguruka nka za Kagoma, kubwira ngo tangira wirinde ibinyugunyugu bikuyobya. Ubuzima uzajya usuzuma ibyavuzwe atari wa wundi ahubwo uri kuvuga, usuzume wowe ibyavuzwe n'ikintu icyo ari cyo cyose ukora. Buriya mu buzima bwawe, buriya ujya umara ubuzima bwawe bwose, aba bantu muvugana, aba bantu bose uburi muba muhura bose, buriya umara ubuzima bwawe bwose uri gukusanyiriza hamwe ba bantu bazaza kugushingura. Ibi ndizera kubizi. Buriya abantu bose bamuvugana kwa kundi bamugirana imibandire myiza, bariya ni nk'abashyitsi bazaza ku gituro cyangwa se mwipa ryawe baje kugusezeraho. Bari abantu buriya bari amamwirwana. Nicyo bisobanuye ngo you spend your day, you spend your entire life gathering a guest for your funeral. Undi wa muntu iteka mu buzima wumva ntacyo bitwaye kuba ari wenyine, uwo muntu ni umunyembaraga, uwo muntu ari so powerful person. Ubwiza bwa nyabwo buzatangira mu magambo yawe. Ubwiza bwawe buzatangira mu magambo uvuga, amagambo yawe. Ega ikitanyishe kirankomeza. Bwe mwihame nk'umunyabwenge nawe ugomba kugenderaho. Impamvu uzamenya inshuti yawe mu gihe kigoye, mu gihe cy'amakuba, icyagiye wari uyikeneye. Munsi mu buzima bwawe uzabona ko imizi yawe iri mu butaka ishinze cyane, nibwo uzatangira kumenya ko nta mpamvu ukwiye gutinya umuyaga. Ariko mu gihe imizi yawe ufite ikiri bugufi, tinya umuyaga nshuti. Teka buri muntu wese burya yabasha gukora ikosa kandi ajya kosa, buri muntu wese ajya kosa, ariko umupapa niwe wenyine ukomeza kwizingitira ku makosa ye nta nikosore. Iyo umuntu ahisemo kutagira ikintu akora, abatangiye ndetse kwiga gukora ibibi. Uzahagarike we kwiyohereza kuba buri munsi uboneka cyane ku bantu mu buryo bworoshye, kubera ko abo bantu nukomeza kujya uboneka cyane ntago bazigera baguha agaciro. Rega kuba umuntu mwiza ntago bisobanuye kuzakundwa, ahubwo bizatuma abantu benshi bagukoresha. Niyo mpamvu ugomba kujya umenya ubwenge. Gusa ibyo ntibizatuma uba umuntu mubi. Iteka mu buzima hari umunsi umwe ba bantu bagushidikanije mu buzima aribo bantu bazakubwira inkuru yawe, aribo bazagenda banabwira abandi inkuru yawe. Buriya mu buzima kugira ngo ukomeze imbere hari ikintu uba ugomba gusiga inyuma. Niba ari n'ibyaha ukabyihana, niba hari n'abaguye mu cyo utarababarira ukabababarira kugira ngo ugere imbere nta kibazo. Nta kintu mu buzima uzigera ugeraho ntacyo uhombye, yewe n'ijuru ridusaba gupfa mbere yuko turigeramo. Ubuzima iteka uzajya buri munsi ugendana na ba bantu bahora buri munsi bakwigisha utuntu dushya batuma ukura, kubera ko gukura uzakurira ahantu kuri ba bantu nyine bagenda baguhereza ibintu bitandukanye hatari comfort zone. Ba muntu ushoboye kuba yakira ibikomere wenyine, uwo muntu ni umuntu udasanzwe. Iteka mu buzima nta kintu na kimwe uzigera ubona ugikuye mu kwigereranya n'abantu, ahubwo kwigereranya n'abantu bizica icyizere cyari kikurimo, your confidence. Ubundi ikintu cyose ukoze mu gihe kitari icyanyacyo, icyo kintu kigoye gufatwa nk'ikintu kitakozwe. Ubundi umunebwe agira imirimo itatu ikomeye: hari ugusinzira, hari ukurya, hari no gutera amahane, kujya impaka. Ubundi rimwe na rimwe hari igihe isi iba yihuse gucira abantu imanza ariko igakererwa kubasha kukumva. Ubundi wa muntu uzi ikiragano cye cyangwa se abantu bari mu gihe kimwe, uwo muntu iteka ahora ari umwana. Ubundi iteka umuntu w'umunyamurava ni umuntu uba wuzuye ibyiringiro no kwizera. Kandi burya ibihe bigoye mu buzima bihora biteka mu buzima bwawe bitwaye ibintu byiza mu mutima wawe. Ubundi ibibazo by'ubuzima n'ibintu bibi mu buzima ni bya bintu, nuko ibibi by'ubuzima nuko dusaza kandi tugasaza vuba, kandi ubwenge ndetse tukabona n'ubwenge dutinze. Buriya dusaza vuba ariko ubwenge bukaza butinze bamwe na bamwe. Byiza ubwawe kuba wabasha kubanza kwita ku byo ufite kuruta gutegereza ibyo udafite. Ubundi burakari butangirana n'ubusazi ariko bukarangirira mu kwicuza. Umenye ubwenge. Teka mu buzima uzabe hafi y'umwanzi wawe inshuro imwe, ariko uzabe hafi inshuti zawe za nyazo inshuro ibihumbi, kubera ko inshuti zirakuzi kuruta zizi ibintu byinshi kuruta kuba zakugirira nabi. Inshuti za nyazo
pana zino za pirate za fake. Ingufu imbaraga zivuka wa mwanya uhagaritse kwiha impamvu nyinshi mu buzima bwawe zo kudakora ikintu. Abantu benshi uzababona birukanka inyuma yo kumva bashaka kugubwa neza, ariko abandi ukabona bari kwirukanka inyuma yo gushaka ibisobanuro byanyabyo. Ubundi buri rugendo rwose rwiza ruzatangirana ubwihebe cyangwa se kwigomeka kuri za ntege nkeya zawe. Umutima wawe uzarushaho gukomera umunsi uzatinyuka kujya ugenda ukagira ibintu na bimwe ukora wenyine. Kandi inzozi burya zihambaye mu buzima bwawe zizagusaba ibitambo bihambaye. Buriya ubuzima ntibuzaba bukiri ubwawe niba mu buzima uhora wita ku byo abandi bagutekerezaho. Niba mu buzima utarakira ku bikomere by'abakubabaje cyangwa ibyakubabaje, uzahora buri munsi uvirirana amaraso yawe ku bandi bantu yabamenaho n'aba bantu batakubabaje. Ubwoba ni ikinyoma, ndagira ngo mbikubwire umwanzi abagushyizemo. Undi nuramuka ukoze ikintu cyose kivuye ku mutima wawe, icyo kintu ntabwo ari igihombo. Ubundi ibihe bibi bizahora ari byo bihe byiza byo kuba wamenya abakwitaho, babyitaho kuri wowe ku buzima bwawe. Buriya wowe uri kimwe mu kigaragaza ibyo wizera, bigaragara mu byo ukora. Rero bazatangira kujya bacira imanza, batangira gucira imanza ibikorwa byawe, batangire kunenga imyanzuro yawe, maze batanga ibitekerezo byabo ku buzima bwawe, ariko ntibazigera bakwishyurira ibyo ukeneye ndetse n'amafaranga ushaka ntibazigera bayaguha. Ariko ibyo abantu bazagukorera, bazagucira imanza ku bikorwa byawe, banenga imyanzuro yawe, baguha ibitekerezo ku buzima bwawe, batanga ibitekerezo byinshi, ariko nibigera kuba bakwishyura bills, ntawe uzazishyura. Nta muntu n'umwe uzishyura uguha amafaranga yo kugufasha. Jya umenya ubwenge. Kandi burya buri kimwe cyose kiri mu buzima bwawe ni ikigaragaza amwe mu mahitamo wahisemo. Niba ushaka ubuzima butandukanye n'ibisubizo bitandukanye mu buzima bwawe, hitamo amahitamo atandukanye. Uyu munsi ushoboye kuba uri umuhombyi, ariko wareba impamvu wahombye ukabona ari ku myanzuro wafashe. Uyu munsi ushoboye kuba hari ibintu bitari kugenda neza, wareba neza inyuma ukabona bituruka ku myanzuro wafashe. Jya umenya ubwenge. Ariko ibyo bintu amahirwe n'amakuru meza ngufite uyu munsi nuko biri mu biganza byawe kugira ngo bihinduke. Buri umupapa iyo arimo asenga imbere y'Imana, ayisaba ngo Imana imuhe inzira yoroshye. Ariko umunyabwenge arimo asenga asaba amaguru akomeye, azabasha kugenda urwo rugendo rukomeye ndetse n'ingendo za kure. Icyo umvisha itandukano ry'umunyabwenge n'umupapa. Teka mu buzima nutagira igitambo kucyo ushaka ngo utange igitambo kujya ushaka, rero nibyo ushaka bizahinduka igitambo. Kugira ngo uzatinde buri rugamba rwose, uba ugomba kurwana nkaho ubwawe wamaze gupfa. Biragoye kuryama mu gihe umutima wawe uri mu ntambara n'ibitekerezo byawe. Komeza urinde imico yawe kandi kuruta ndetse uyirutisha buri kimwe cyose, ndetse no gutuza kwawe, kuko niko kuzababaza abantu benshi nutaramuka ubiturishije. Buriya no gutuza kwawe hari abantu bibabaza, ugomba kubimenya. Buriya ubuzima ni nk'umukino, ntabwo wabasha gukosora ibintu warangije gukora, ahubwo ukomeza imbere, ariko ushoboye kuba wanajya imbere ugakora ibintu byiza kurushaho. Abo bantu bose biga imico y'abantu cyangwa se imico y'ikiremwa muntu ndetse n'amabanga, bahagarika kwizerera mu kiremwa muntu bitewe n'ibyo babashe kuba bamenya amabanga y'ikiremwa muntu. Kubera ko abo bantu bamaze kwiga amabanga ari mu mico y'ikiremwa muntu, nta n'umwe ujya wizerera mu bantu. Bibiliya bitubwira mu buzima sinkurikirana ikivunge cy'abantu benshi, ahubwo nge nyobora inzira yanjye ndi gucamo. Umunsi mu buzima bwawe, umunsi abantu bazagusezeraho ukabona birakubabaje, bisobanuye ngo n'ubundi wamaze ubuzima bwawe umeze neza uri kumwe n'abo bantu. Intekerezo ziyobora isi. Umunyabwenge abasha gukora igice cye ndetse akabasha kugikora n'ikamba, ariko nanone iyo atabigenje neza ntabwo wabasha kuba wakina kimwe mu gice cy'umunyabwenge. Niyo mpamvu nari kukubwira, umunyabwenge ashoboye kuba yakinisha igice cy'ikamba, ariko ikamba ntiryabasha gukinisha igice cy'umunyabwenge. Uzabashe kuba wamenya uburyo abantu bahinduka ndetse n'igihe batabonye ibyo bashaka. Ibyo nibwo uzabimenya. Abantu bazahinduka umunsi batabonye ibyo bashakaga kuri wowe. Kandi ikindi mu buzima bwawe, ntuzigere uhagarika kuba umuntu mwiza, kabone nubwo ibintu igihumbi byaba byakubaye hari bibi. Kandi ujye wizera Imana n'umutima wawe wose, ndetse izi message, hari message Imana ijya yohereza mu mutima wawe zo kugira ngo ikuburire, ikwereke inzira n'ibyo ugomba gukora biciye mu mwuka wayo wera. Buriya icyo wafasha umwana ngo
yuko ngo icyo ufashe umwana gukunda icyo kintu gishobora kuba cyaba ingenzi kuruta cya kindi umufashije kwiga. Ubundi amenyo ndetse n'ururimi ibyo bintu byose bikinira hamwe, ariko si bimwe. Umunsi utazabona impamvu yo kubaho uzashimire amakosa yose wagiye amakosa yawe yose aryamye mu buzima bwawe, ushimira Imana kandi wihane ayo makosa. Uzashimira Imana ariko ushimira Imana wikosora kuko izabikweretse amakosa ari mu buzima bwawe. Buriya rero uramutse ubonye nta mpamvu yo gushima Imana ni ukubera ko ufite nanone amakosa menshi akurimo. Ubundi mu burakari umuntu abasha kuba mubi kuruta uko yari ameze mbere ndetse akaba mubi no ku bandi. Iyo urakaye utangira kwigirira nabi ndetse n'abandi. Ubundi iyo urebye inzira ntibwira umugenzi, kubera ko iminsi ya kera ntabwo izigera yongera kumera nk'uko mbere uyu munsi meze. Umuntu ntabwo azongera kuba nk'umwana ukundi. Ubundi ku bucuti bwa babiri kwihangana nicyo kintu kiba gisabwa cyonyine. Rero umunyabwenge hari ibintu bine atajya abwira abantu abo ari bo bose, yaba n'umuryango we. Icya mbere rero bya bintu natangira mbabwira kuri ya titere muri kubona. Icya mbere ni amafaranga yinjiza, ntuzanabibwire na famiye yawe cyangwa ngo ubabwire. Icya kabiri imipango yawe, ibyo uri gupanga gukora. Icya gatatu inzozi ufite mu buzima bwawe ntuzazibwira abantu. Ikindi kintu cya kane ntuzigere ubwira abantu intege nkeya zawe. Uzabona umuntu ari guseka abandi ariko yagera ku giti cy'agatangira kurira, ari kwirebaho, akaba yiririra, yareba abandi akabasekera akabaseka. Ubukene butuma umujura, butuma umuntu abantu benshi baba bajura nk'uko urukundo barukoresha mu mivugo. Ubunyangamugayo hari igihe bujya burangira ku bantu bamwe na bamwe. Uzarinde amahoro yawe nk'ubuzima bwawe kandi ariyo ushingiraho ubuzima bwawe. Umenya ubwenge.